Papa Sava. Oya Papa Sava ndeka Papa Sava mbabarira Papa Sava reka korera kujya gusenga Papa Sava reka ngende ariko Degede uzi ko iki cyagihanwa n'amategeko. Oya manuka pe manuka ni mama yo. Oya wihunge bibaza mbabarira Papa Sava. Oya usanzwe uri umuntu w'umugabo cyo ibuka iki kintu uzi yuko ubu ngubu upfuye bagiye kuguhamba bajugunya bakajugunya hitaka nta muntu uvuga ijambo wagira ngo nimbwa banaze mu rumana. Papa Sava ntacyo tsigaje kwisi mbabarira. Oya umva Degede nyumvira njyewe niba ari n'ikibazo manuka ukimbwire ngufashe tugikemure mu mahoro. Papa Sava urumva ese ubundi kuri umuntu w'umugabo kuki wahunga ibibazo? Papa Sava oya tuzo hangane n'ibibazo aho kubihunga pe. Papa Sava kuramo kamubwire kuramo nukuri ko oya kuramo kuramo Papa Sava kuramo mbwira uko byagenze ikibazo tugikemura. ni ibi nyine ubona Papa Sava ntabwo nkirubo kuguma kuri iyi si ibibazo mfite birandenze reka ngende Papa Sava. Ariko ku buryo wagenda gutyo koko uri umuntu w'umugabo ugahunga ibibazo ubundi se byagenze bite? Mbese nyine urebye ukuntu ibintu byagenze Sister abati uri wandika tugende ndaza kugenda neza ndaza ubonye hari ikintu ngeze mwema ni mugoro se wagiye kuri busanga hanga oya nta kibazo rwe n'ubugerega ndaza kukoherereza kandi nabikubwije ukuri kuva mu gitondo nakubwiye kabisa nagushaka kumva ukuntu byagenze wabibonye amafaranga niwe twayasangiye siwe twayasangiye ntwabonye tugeze ku cyuma ukuntu cyangenje amaneto aka ntiwayabonye koko wambabare ukagenda kuko ndibuze kukohereza amafaranga cyangwa se niba ufite wenda n'umuntu wahamagara mubwira kugurize jewe ndakoherereza do nukuri ndakoherereza nkomeho nayitike ibintu byose ndakomeza neza kandi nukuri nunurakane hakuse nta nubwo umerekeza da nukohereza nkohereza utungo muri maundi amerekeje wenda hakuse igihe nakubwire ntago wumva koko nkwerekeza guteze kandi ufite ibintu ugiye gukora by'akazi turaza kubona na sheri bari hako mwabaye mutera ubuhazi ibyo washakaga wandayeho mbese imbaraga zose wakoresheje unyinginga ibiki unzana hano izo zose uzigeze zero ubu noneho urimo uranyirukana nkaho wagira ngo urimo urukana ibinyoni birimo kona cyangwa rwa rujangwe turura nka cya kijangwe kigongera uruhande rw'urugo nakubwiye kuva kare sibyo mubwira ko ufite gahunda z'akazi nakubwiye ngo ugende urabyanga nose uragira ngo mubwire ngo iki dig uravuze ngo nataye amatwi nose igihe nakubwire ntumva uragira ngo ugire gute ako se ko numva nkanga noneho ntaho ngiye ngiki ntaho ngiye ntaho ugiye sano ni wawe yego di hano ni wawe ntabwo arabikoze mu gitondo ukabyukiraho okay ubu noneho ngiye guhamara ngaha ubikore neza umva reka nkubwiye sibyo nge nakubwiye ni viranga nge oya iki se utanyibeshyaho hako nigize ibiki utaba wambonyemo gutya ukansha amazi ukangira gutya ahubwo hagarara habonze kareka hagarara saho iki se umva kora ibyo ukora vuba abantu uzugende ndashaka agiye kukwikingira nkigira ku kazi tegereza iki gihe bwigeze ubwo watana kabwira ngo kagenda kakanye umva fata ibyo ufata usohoke bana nge okay ngaho kinga we kinga ko wambaye igitenge cy'abandi kinga bakubonese ko wambaye igitenge cy'abandi cy'abandi bande ntiwambwiye ko namushi wawe se ntiwambwiye ko ari iwanyu se ntibene baracyafite iwabo muhamagara umubwire uti rero mushiki wanjye hamaho ngaho cyangwa umuhamagara umubwire uti ngwino uzane n'igitoki n'inkoko hano nanarongoye mfite umugeni ngo nagize nte ngo narongoye nje namaze no kubwira iwacu nabahamagaye nabibabwiye ahubwo shaka uhamagara umubwire azane n'ibintu byo tugiye kurya mu kwezi kwa buki tumere neza akisho kiganiro kirekeshe mva mubwire sheri reka mubwire kabisa sibyo sura umuntu wanjye hari ikintu njye mwimo sibyo
reka basi no gushakira agatike sibyo ugende ninza eba ndakwatsa nkumeze neza ibintu byose birabisaba sibyo ibintu byose biragenda neza nuko wimvangiye ariko se ko nakubwiye ko namaze kurongorwa njanga ari mu rugo rwanjye uranyohereza unjyana he njanga ni iwanjye sitwararanye se ubu ngo ibyo warayikora byose urabyibagiwe ubu mbese ngaho nsiga uko wansanze siga uko wansanze ariko se njya hehe ariko ndeka ubu ariko se cyo munzu ndeka ndaje gukingurire twari twaheje ndaje ubu abandi bagore ndaje gukingurire ko baberekana ahantu hose bakaberekana mu bukwe bakaberekana gusa bakaberekana mu bukwe ubu gese ndwayikira ubu se ndabembyera ndaje karibu rata karibu ahangaha mu rugo rushyashya karibu cyane karibu ariko se uramisha se digidi nikoye karibu ubu urakora icyangaha akora icyaha se mu rugo rwe ubu uzi ko nje ntarutse inama yateranye bakagushaka bakakubura ngo barebe baguhaye amafaranga uyajyane kuri banki none ntabwo wayagejejeyo bosi yaje bosi arimo arizenguruka haragenda akagaruka uzi ukuntu yarakaye kuko kureba ntayo byambayeho nawe nuko bimeze amafaranga kandi banayibye man ngweke degede ngo bagize bate amafaranga bayibye vana imitwe aho ngaho hanyuma nimugoroba wanyweraga iki ahubwo icyo nakubwira reka nkubwire mwumva nkubwire ndimba ni umuntu w'inshuti urabona nawe ukuntu ibintu byaje kugenda sibyo babarira unguriza 50,000 ndimba reka nkubwize ukuri nguriza 50,000 mbere y'Imana ishobora byose urabumbereye umuntu w'umugabo ngende ndangiza ibibazo ibindi turaza kubyara waraye umpayeho se abarakabisa kumva mwiyemera degede ngo ngire nte nkugurize senkani 50 ubu se waraye urongora wampayeho ra nikoye ahubwo ndabona wowe uri mu kaga komeza urongore ngereka nigendere da atagira n'umfasha ariko se uri kumenera kabisa ibintu byose urabona atari mu ubwo se akagenda ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu manuka uyu se ninde hasoni ni mushiki wawe se niko digidi iyo ubona umaze amezi atatu utishyura inzu warangiza ukaza no kuyicuriyamo amahabara y'indaya ahangaha mada tuza ntabwo ndi indaya ungabanyeho amagambo ntabwo uzi ko nageze ahangaha ntabwo ari wenda kuvuga tuza ntabwo ndi indaya urumva ntabwo uzi ko nageze ahangaha wagabanyije amagambo ye wabanyakanwa utandeba utyo ukagira ngo ndagahuru gatoya buri wese ashobora kunyuraho uko yishakira tuza mada wanze umenye ko nageze aha ntacyo mvugana nawe njyewe nkeneye kuvugana gusa wagabanyije amagambo nkamaze nkikemura ibibazo byanjye wowe ikintu umubyeyi rero reka ako se wakwitonze wowe akagabanya amagambo umva mbarata umubyeyi ngiye rwose mbabarira ikibazo cy'amafaranga ndakizi nk'ubu ngubu ku kazi bari batubwiye ngo baraza gukora liste batwishyuriye nimugoroba none ngiye nimugoroba naguhamagaye telefone yawe ntiyacamo nukuri kwimana kandi urabizi mbabarira n'abari ryanone rwose nuko yengwe imbabazi imbabazi nukuri kwimana iryanone umva nkubwire digidi iyo birenze rimwe byitwa kenshi wari ubizi ahangaha ndabona rwose mwarongoye rwose nicyo utabona se none rero bageni beza hari icyo nagira ngo mbisabire ni ibintu bibiri murahitamo kimwe murinjira mu nzu mbakingirane mube mutungwa n'ibyo babahaye mu kwezi kwa buki cyangwa se mbasore mu nzu yanjye nuko mwitunaritse mwambaye ubusa mugende mujya muri rubanda babambike uretse hanyuma ndarindira umugore wawe azi iki kibazo kigeho neza tuninonosore dutuje imbere y'Imana nari nabivuganye na Ndimbati urumva ndabimubwira kabisa nukuri ko Imana Ndimbati twabivuganye na Ndimbati twabivuganye aho jyewe na Ndimbati tuba urahazi ni mu nzu y'ibyondo hariya iyi nzu nta ruhare Ndimbati ayifiteho wari ubizi neza iyi nzu ni iyanjye Margarita ku giti cyanjye naririye ndimara amakaro nyateramo uranya mu nzu jyewe ni nyahanze najya kubwira ngo iyi nzu nta ruhare Ndimbati ayifiteho uko twashakanye nyifite urumva rindira umugore wawe aze nako ndabona naje ikibazo tukigaho neza tukijye mu mizi rindira ze bana yawe wisata yaturutse ego ko ibi ni iki mbonye noneho Marigari waramutse mwaramutse mata uraho amakuru ya
baramutse habaye iki ni ibiki se byagenze biti umugabo wawe nyine yarongoye ngo yagize ate yarongoye ntako se nk'uyavuye ninde se warongoye harongoye umugabo wawe ahubwo mbaza ngo yarongoye ndi ni impumyi se ntareba nturebera ndagira neza none se ku buryo nyambarira n'igitenge igitenge mana yanjye ibise n'ibyo ntabwo bishoboka igitenge cyane ahubwo se ari he ngaho digidi usa n'umugore waheye bagahe urava ari hehe naza bisobanura mana yanjye kuko no mu rugo noneho ntabwo bisanzwe ntabwo byumvikana ntabwo binasanzwe ukanyambara n'igitenge wari waragiye he igitenge vuba igitenge ajya kukishaka aho wagiye nereza igitenge cyanjye abagore b'iyi minsi indaya gusa zizanye ni wowe utaza hirya nereza ibyo wambaye birahagije nereza vuba vuba cyangwa se kugira nishyura hamwe nuko nyine yewe tata we ko ari ibibazo wa mugani niko digidi ko ari ibibazo rwose nyine ngaho ngira inama nk'uko wari ubimbwiye wimfashemo rwose papa sava imana izaguhemba nzajya mbona amafaranga yose mbonye akubitane n'ibibazo bya buri muntu cyangwa amafaranga ntabwo yaruta ubuzima bw'umuvandimwe wa mugani ahubwo rwose papa sava mfasha nk'uko wari ubivuze harya karame nyibutsa ngo yo ku kazi yarangaye ako kazi ni 120. 120 ubwo 120 yose mwariye abantu babiri muratsotso oya ntabwo ari yose nyine urumva nasigaye nyine 7,000 ubwo rero umugore arahageze 120 nayo nasize mu ipantaro nambaye 120 hanyuma harya ngo warugezemo amezi angahe amezi 2 ibihumbi 80 ukwa gatatu kwari kutaruzura neza 80 ubwo yose hamwe abaye ni 200 hanyuma uwo mukobwa se ngo barashaka ngahe umukobwa rero uretse ko yangoye ubundi twari twavuganye 5,000 agatasa 8 za nijoro noneho nyine bya bindi by'intuza by'uburyohe ndibagirwa mu gitondo nibwo yaje kumbwira ngo abaye 30 ubu mpaye 30 nawe byaba bibaye tayari yagenda nezerewe ikibazo twari gikemuye 30 ariko rero yanyatse 5 nyine urumva ubwo hajemo ingaro 30 ntasa nta kindi kibazo ubwo gihari ikibazo yabye nta handi ibyo byaba ari sawa ariko keretse wenda ibintu byo wenda by'utubotike kuri butike hari hano umugore yari ariko yo ni make yo ni make ni 12 hari kwa murokore niho yari yayafashe kwa murokore nawe yampaye noneho byaba birangiye bikaba amahwi ariko papa sava urabizi urabona n'ubundi ugiye gukemura ikibazo kandi usa naho byose ubimfashije ndumva noneho nakubwira kandi kantu kanyuma bikabirangiranye urabona umugore navuye mu rugo nawe yasase sibyo wanyongeye ibindi 15,000 noneho nkagenda nkanyura ku gasantere nkagura byere 2 nkagura n'ikiro cy'inyama none narangiza ngaca no hepfo gato nkagura igitenge ubundi nkamanuka nkagenda nkabiha umugore nkagenda nemye buriya birahita biba sawa asapurusa kandi papa sava urabukoze ibibazo byanjye byose ubikemuye byose uko byakabaye mere nkutangiye zero none ibibazo bindi bishyashya harya niko digidi nyibutsa totali yose uko angana hari iryibiri ryo ku kazi ntabwo ari ibyo nkubaza harya urongo yashize amezi angahe ndongo yashize amezi 3 hanyuma harya inzu yimazemo hanyuma ku kazi hamaze igihe kingana iki akazi ukabonye ku kazi ko nkabonye n'ukwezi n'iminsi 4 n'iminsi 4 ariko umushahara ntabwo wari waza niyo mpamvu nzahita kwishyura nk'ejo ejo bitarenze ejo uzi n'ikindi icyemezo wari ufashe nicyo cyo nubwo kigayitse ariko iki cyemezo ni icya kigabo rwose ni izina ry'Imana ni icya kigabo wowe urarongoye amezi 3 ntarashira utangiye gutahana indayo utari bubonera itike icya kabiri ku kazi umazeho ukwezi kumwe nturanahembwa urabahombye 120,000
urarangije utahanye inda utabonera n'itike noneho ngiye papa sava mfata amafaranga 200 angahe ngo ndimo ndafasha umuntu urimo gukora amakosa angana umva Degedere kamubwira oya reka nkubwize ukuri Degedere wari ufashe icyemezo cya kigabo reka noneho mbigufashemo kuko naba mbizambije ngo aya amafaranga papa sava ariko nasoni uti papa sava mpa amafaranga ngure tone y'inyama papa sava mpa amafaranga ngure kaze yabyere papa sava mpa amafaranga ngure za superi wagise umva reka nkubwire oya naba mbizambije ibyo byaha byawe papa sava oya umva njemo jamo oya nta nubwo ari ukujyamo gusa ndava hano nogonotse hanyuma ngo utangire abaza kukujugunya babona uko bakujugunya niba utanagerayo papa sava